Akamaro k'intoryi. Nshuti zarinda ubuzima bwawe, reka uyu munsi tubagezaho akamaro k'intoryi ntoya cyangwa inini, byose ubwo harimo za biringanya ndetse na za zindi ntoya. Intoryi ni nziza ku buzima bwacu, zifite vitamine zinyuranye, harimo vitamine zo mu bwoko bwa B ndetse na vitamine C. Intoryi zigira calcium, zikagira potassium, zikagira soufre, zikagira ubutare, zikagira n'ibindi bintu byinshi binyuranye. Icyitonderwa, intoryi buriya nta mavuta zigira kandi zigira proteine nkeya. Intoryi iyo zikaranze cyangwa zokeje zigira uruhare mu gukura imisenyi mu mpyiko, zikagabanya imisenyi yo mu mpyiko ndetse zikarinda umutima, zigafasha ababyimbagirana, zigafasha abafite umuvuduko mwinshi w'amaraso, kandi zishobora neza gusohora indurwe yo mu gasabo k'indurwe ndetse no mu rwagashya. Urumva ko intoryi ni ingenzi cyane muri ubu buzima bwacu. Intoryi kandi arizo bita aubergine, zigira iyindi mimaro myinshi. Zigira akamaro ku barya ibyo kurya bigatinda mu nda, wenda barwaye igifu n'ibindi. N'umuntu ufite agasabo k'indurwe kagira intege nkeya, nawe akeneye kurya intoryi. Intoryi zifite za cellulose nziza zituma umuntu yituma neza. Ubwo rero intoryi zikingira kanseri, kandi ni byiza ko ziribwa zitetswe. Ntabwo intoryi ziribwa ari mbisi, kuko zigira acide zishobora kwangiriza igifu ndetse n'umuntu muri rusange. Ngayo nguko rero, ngayo y'intoryi. Intoryi twavugaho byinshi kuri zo. Si byiza ko umuntu azirya zidatetse, si byiza ko umuntu azirya ari nyinshi, si byiza ko umuntu azihorera, ariko kandi ni byiza ko umuntu azirya ku gaburo, akajya asiba akongera akazirya. Uko niko kurya kwiza. Ntabwo kurya kwiza ari uko tuvuga umumaro w'ikintu hanyuma nk'abantu bahite bajya kugishakisha bakirye buri munsi amanywa nijoro. Ibyo ntabwo ari byiza, ahubwo gusimburanya ibyo kurya nibyo byiza bifasha umubiri wacu. Nyuma rero yo kureba intoryi ngo zifashe ubuzima bwacu, reka turebe n'ibi bikurikira. Menya n'ibi, intereko y'ibibi ntibura abavumba. Intereko y'ibibi ntibura abavumba. Buriya hari ibibi ntabwo hajya habura abashungezi. Nibyo, ahari ibibi ntihajya habura abashungezi, ababivumba n'ababishakisha. Ukora ibibi ugakundwa n'ababi, ariko wakora ibyiza ugakundwa n'abeza. Wowe wahitamo iki? Njye nahitamo gukora ibyiza kugira ngo nkundwe n'abeza. Ikindi, ubuzima bugucika useka kandi bitakuruhije, nyuma ukabushaka urira kandi bikuruhije. Iyo umuntu umubwira ibyo kwirinda n'ibyo gufata neza ubuzima bwe, hanyuma ukabona arakurebera ku rutugu, ukabona agize agasesemi, ukabona ntashaka kubyumva, nibyo ubuzima bugucika useka kandi bitakuruhije, nyuma ukabushaka urira kandi bibukuruhije. Ikigwari mu by'Imana nicyo kiba intwari kwa Satani. Menya n'ibyo ngibyo. Nibyo rwose, utazi gutunganya aba ari umuhanga mu kwangiriza. Iyo umuntu atazi ibyiza, ntukagire ngo buriya n'ibibi ntabizi. Ahubwo iyo umuntu atari ku Mana aba ari kwa Satani. Niko bimeze, ni ihame. Ubona ibyiza byananiye, buriya aba ashoboye ibibi. Ubwenge butazi gutoranya ibyiza butuma umubiri wa nyirabwo ugusha ishyano. Ikindi kandi, ikibabaje ni uko benshi babitse ubuzima bwabo abatazi agace na gato k'umubiri w'umuntu. Menya n'ibyo ngibyo. Abantu benshi babitse ubuzima bwabo ababakorera cyangwa se abatazi na gato. Ubwo rero birakwiye ko njyewe nawe dufata ingamba nkatwe bwite. Ni twebwe ba nyiri ibintu, ni twebwe bireba, kuko ubuzima bugucika useka, wumva nta kibazo,
wishimye cyangwa se wumva ntacyo bigutwaye kandi bitakuruhije, ariko kuzabushakisha biragoye kandi biraruhije. Imana ibafashe. Nasomaga igitabo cyitwa Ingabo yo kwikingira kanseri, nawe ugishaka wakibona. Ni igitabo cyiza cyane, kuri paje yaho ya 3. Imana ibagire neza uyu munsi wose.